abongereza bakabihurizaho n'abanyamerika n'abo bafaransa. Noneho rero abantu bakomeje kwibaza ngo kubera iki Perezida Emmanuel Macron ariwe watinyuka akajya imbere y'izi ntiti mu Bufaransa ati kohereza abimukira bavuye ku butaka bw'Ubwongereza ni ukugambanira umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kuko nabyo yabivuze. Arongera anavuga ngo ibi ni nk'urwenya ati kandi ibi nta nicyo bimaze. Abantu barumirwa bifata ku munwa ati ibi bintu birashoboka se? Ni Macron wavuga gutya gahunda Kigali irimo? Yego. Ariko gahunda irimo ntabwo ari urwango rwa Macron ko mutera. Nubwo wenda nta byita urukundo ngo njye ho mu mamashi. Political issue is the one. Ariko ikindi kintu gihari gikomeye n'igihe abongereza bavugaga ngo M23 nihagarike mu maguru mashya ibitero ntabwo bigeze bavuga ngo baranavuga ngo n'abari kuyifasha bose nibahina akarenge. Sibyo? N'abari kuyifasha bose nibahina akarenge. Ariko mu by'ukuri ntabwo noneho bigeze bo ntibatunze agatoki u Rwanda. Ariko reba Charles wa gatatu aje akavuga ngo u Rwanda nibwo ruri gufasha M23 agiye kohereza bimukira. Iyo bintu byashoboka muri conspiracy cyangwa se ubugambanyi yabi conspiracy ihita yumvikana n'ubugambanyi controversial none abantu kuva se none diplomacy zirimo zirakora gute. Rero bagize bati M23 nihagarike ibitero kwataka ibindi bice ati n'abayifasha bose bahagarare batuze. Ayo mafaranga rero niba abongereza batangaga mu Bufaransa nahagarara kandi icyo gihe haraba harimo ukuboko k'u Rwanda cyane. Bariya bongereza bazaza bano bimukira bazava mu Bwongereza baza mu Rwanda bazajya batungwa na guverinoma y'Ubwongereza cyangwa leta y'Ubwongereza. Bivuze iki? Ayo mafaranga yayaga i Paris azaza i Kigali. None se ni hehe Macron atari bujye imbere y'abantu babwira ati gahunda no kugambanira ubumwe bw'Uburayi ati nta kimaze n'urwenya n'ibindi nk'ibyo kuko arahombye. Murabyumva neza arahombye kuburyo ngo ni nk'umwana w'ikinege imbere y'ibi bihugu by'amahanga cyane cyane by'uburengerazuba. Ni nk'umwana w'ikinege ariko on discipline. Yego. Sinzi ibi bintu hari niba mbuza akantu avugamo kugira ngo wenda mbivuge mu mvugo ira appropriate. Kongo ni nk'umwana w'ikinege ariko wifata uko yiboneye. Ugora ababyeyi. Reka mvuge gutyo kuko ni wa mwana tugira duti nitutamwitaho ngo tumurere neza nidutumarire nidutumahogora umuryango urahomba byinshi. Nuko Kongo itreating ibihugu by'uburengerazuba gusa nayo ikabura abacura bwenge beza bwo kubyaza umusaruro kwa kubimeze nk'umwana w'ikinege. Ku mpamvu ebyiri nahite mbabwira uzo kubinjizamo mukumva neza ngo umwongereza atinya u Rwanda n'umufaransa agatinya u Rwanda n'uwo mubirigi ku mpamvu yi wahe tugira utesere bwako tubona igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gito ko tubona ubwo nawe ntutangiye kurushyira umwanya rutarimo u Rwanda. Yes, turagarutse nanone rero iyi ni Today Times na Muhabura TV. Turagarutse kubaha ubusesenguzi ndetse na updates zigiye ziri mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari. Ruga uraho neza? Ndaho ndakomenda shima Imana. Asa neza nawe uri mu bajeje tafaranga dufite muri ino. Twese dufite amafaranga. Mfite amafaranga, bankurikiye mufite amafaranga ariko nangana buri muntu aba afite amafaranga aho bitandukaniye n'urwego n'umubare n'imibare. Umeze neza ariko umeze neza ndabona uri kuri fresh neza. Iyo nta burwayi iyo ntafite uburwayi nkaba nta n'amakuru mabi mfite aturuka mu muryango. Mu isengesho ryacu iyo dusenga turavuga ngo uturinde inkuru mbi mu muryango. Ntekereza ko hari abantu benshi duhurira kuri iryo sengesho mwongera nkavuga ati nkagira nti Mana undindira igihugu. Biri mu magambo nkunda kugarukaho buri gihe iyo ndi kusenga. Ibyo byose rero nta nkuru mbi mfite mu muryango meme nta n'inkuru mbi mfite mu gihugu. Ibindi Imana iduhana umugisha. Ibindi nama ibindi ni ukurenzaho tukareba. Uyu munsi tugarutse mu busesenguzi nk'uko nabyo hari biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yego. Ibyo tugiye kuba uyu munsi wabonye uburyo Macron yavuze ko ibyo kuzana bimukira mu Rwanda ngari urwenya mu zindi nzenya abigize urwenya. Uyu mugabo Perezida Emmanuel Macron byatumye ngiyewe nongera negura inyandiko ngenda ncisha mwijisha akantu ku kandi hanyuma ndeba iki gihugu ndeba n'igihugu cy'Ubwongereza United Kingdom ndongera ndeba n'u Rwanda igisobanuro cy'u Rwanda imbere y'Abongereza ndeba n'u Rwanda igisobanuro cy'u Rwanda imbere y'Abafaransa ndeba n'icyo u Rwanda ruvuze mu karere duherereyemo kacu k'ibiyaga bigari. Ibi bintu ndabihuza ariko nyuma yo kubisoma ngasubiramo nkajya nsubiramo ndeba mu mibare ndeba mu budahangarwa bw'ibihugu byombi n'uruhare bagize mu gukoloniza Afrika ndetse no gutakaza kwa bino bihugu kuko urabona nubwo tukivuga yuko ibihugu bya Afrika bitakiri colonizé par les Europeans ariko ubona yuko n'ubundi turacyari koloni ariko bigakorwa mu buryo nakita nka passive.
ni nka colonization ariko iciye ku ruhande idakorwa direct, iciye inyerera mushya, iciye hirya, irimo koroshya, irimo kugenza gake. Ni nka ko mbona cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda hari ngo byumvikane, wenda ariko ngiye niko nabibonye. Ikindi ariko nyuma yo guhuza inyandiko ngiye naguye ku kintu gikomeye. Igihugu bita Ubufaransa, Ubwongereza, United Kingdom, ndetse ibyo mu karere byo ntabwo ndibuze kubitindaho. Yego. Ibi bihugu bitinya u Rwanda. Ndekeye nkanganga tugahita twihagurukira muri iki kiganiro. Abantu benshi mwahita muvuga ati mugira muti Rugamba ukunda kwikina no gukina u Rwanda, nubwo mbyemereye kuko ari igihugu cyanjye, ndukirinye mu buryo bwiza rutari ukurumenasa, nta wantera amabuye. Ibyo nta wabibasha. Ariko ntabwo mvuze ngo ibihugu bitinya u Rwanda mu rwego rwo guhangana n'u Rwanda mu buryo mwe cyangwa ubundi bwabo bw'amasasu cyangwa se kumva nibizigira. Ibihugu bitinya u Rwanda kubera u Rwanda muri Afrika ngari naje gusanga ari umufatanyabikorwa mwiza kugira ngo mutagwa mu gatego ko kumva yuko ndi kugonganisha amareta ku buryo ndibuze kubasobanurira. Niba President Emmanuel Macron twari tuzi ko yamaze kwinjira mu nzira yo kuzahura umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ubufaransa, kandi koko bigeze ni heza cyane, sibyo? Ni kuri manda ye nibwo France yatangiye kwemera guca ugufi no kwemera uruhare leta y'Ubufaransa yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uruhare rw'Abafaransa ni runini kandi n'abanditsi bagiye barugarukaho. Noneho ibyo bigatuma wongera ukareba amateka ya France na United Kingdom cyangwa Abongereza ahagaze gute, ku buryo President Emmanuel Macron afata umugambi inteko ishinga amategeko y'Abongereza ejo bundi yahaye umugisha abadepite bo mu nteko ishinga amategeko b'Abongereza batoye itegeko. Ubu noneho byabaye itegeko, ntabwo bikiri ubusabe, ntabwo bikiri kuvuga ngo hanyuma tuzabigenze gute. Kohereza bimukira bavaga ku butaka bwa Afurika binjira mu Bwongereza bagomba gukurwaho bakohereza ku butaka bw'u Rwanda. Havuzwe byinshi ntari buze gutindaho, ariko abantu bahise bagira batari ku bundi ndimi zabo bagabo bakomeye mu burengerazuba zihagaze ziti. Macron twari tuzi ko ari inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda, niwe utinyutse kujya imbere y'intiti kuko ibi yabivugiye muri kaminuza imwe iri hano i Paris, turaza no kugarukaho. Ni kaminuza yitwa Sorbonne. Akenshi ubundi iyi kaminuza bita Sorbonne niyo bategurira abayobozi, ubundi ni kaminuza yagenewe aho bategurira abayobozi b'igihugu. Ni mu ntiti. Ni navuze ko turashyira muri entre parenthèse kumva ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu yagiye kuvugira ahantu hari hose habonetse. Biriya biba bifite igisobanuro gikomeye muri diplomasi cyangwa se muri uyu mukino wa politiki. Hanyuma rero abantu bagize bati ese koko ni Macron wakabaye arwanye no gahunda ihuriweho u Rwanda n'Ubwongereza? Twarabanje turareba ngo ni ihe inyungu iri hagati yo kuba u Rwanda rwa hostinga cyangwa rwakakira abana bimukira. Turayiganiraho mu buryo bwagutse, tubona ko ibyo ari byo byose irahari. Turareba ngo ni ihe nyungu iri hagati y'abimukira bagomba gukurwa ku butaka bw'Ubwongereza bakazanwa mu Rwanda. Neho tubonira hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turongera twari tuzi yuko President Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa watangiye kugaragaza yuko leta y'Ubufaransa ikeneye kuzahura umubano kandi ukaba strong n'igihugu cy'u Rwanda. Tukibaza uburyo yavuga ibi ngibi, ariko ndaza nyine kubereka njye nahise ngo ku kintu kigira giti France meme n'Abongereza batinya igihugu cy'u Rwanda. Muze kubyumva muri context nziza yo kubyumvamwo, atari ugutinya u Rwanda rwo guhangana mu buryo bw'intambara mu bindi nk'ibyo byose wenda mushobora guhita mwimagine. Naje gusanga batinya u Rwanda kuko ni umufatanyabikorwa mwiza buri wese atakemera guhomba, atanagomba kwemera gutera amabuye. So ku mpamvu nyinshi cyane turi buze kwinjiramo, ibi byose ni kubikubwira mu gihe Perezida Tshisekedi Chilombo agiye kwerekeza ku butaka bw'Ubufaransa. Noneho ibi byose biri kuvugwa mu gihe M23 Abongereza baravuga ngo amuri bushe, hajye bavuga sinzi ukuntu ntabivuga rurageretse niko nabivuga, kuko Abongereza bongeye kwegura nk'intwaro zabo, bongeye kwegura nk'intwaro zabo ariko mu buryo buri diplomatique wenda niko nabivuga, kuko bavuze yuko igomba guhagarika ibitero mu maguru mashya. Kwihanangiriza rero M23 bikozwe n'Abongereza baramutse banashyizeho imbaraga ku buryo bwa gisirikari, ntekereza ko M23 byagiraho ingaruka kandi zidaciriritse, nubwo wenda byo nabiteganya. So ibyo bintu byose nitubihuza, France ikeneye kuba muri Kongo. Ariko bano Bafaransa ntimuze kugwa mu gatego ngo mwibaze ngo ese ko President Emmanuel Macron asa n'uvuze yuko no mugamba ari urwenya wo kuzana bimukira ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ni iki kibyishe inyuma? Nagisomye rero ngewe ndaza kubereka icyo nagezeho nk'umusesenguzi. Nibyo tugiye no kurambura kwanza. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko mumeze neza, twizere kandi aho bitameze neza n'ukuri uyu munsi biba byanze, reka ejo bigakunda. Niko ubuzima bumeze. The ups and down niko mu ndimi z'amahanga bagiye bavuga. Ese uyu Tshisekedi hari uburyo ashaka
ashaka kwivugana Corneille Nangaa yego ibarabigeraho uyu mugabo kubigeraho yabigeraho ariko abyifashije ntiyabigeraho kuko ntafite ubushobozi bwo kwica Corneille Nangaa kuko narindi nkurikirana isoko yadusobanuriraga uburyo ruriya rufu yaragiye kurukora ni mu mpera za 2023 nibwo Corneille Nangaa yaratangiye kugaragara mu itangazamakuru nibwo twari twamenye yuko yafondeye Alliance Fleuve Congo i Nairobi Tshisekedi yahise akoresha imbaraga zo murengera ngo rebe niba yamutsinda muri iriya hoteli muri imwe mu mahoteli ari hano Rucuru amakuru atugeraho avuga yuko yanze kubikora ngo mu rwego rwo kugira ngo hatagira byinshi byangirikiramo ibi birimo nko kwica abasivili kuko urumva bari gufata iriya ndege itagira abayitwara cyangwa se zino drones zitagira abaderevu akaba ari igende bakicira Corneille Nangaa muri iriya hoteli yaracumbitsemo Tshisekedi aza kureba aragira ati ibingibi haragenderamo benshi reka mbe mpagaritse uno mugambi ariko nubundi ari gukoresha ibishoboka byose bifashishije ubutasi bw'Kinshasa ngo barebe uburyo aba bantu bakomeye muri M23 baba taking down cyangwa se babafata bakabajyana hariya muri hari gereza bita Makara irano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo iyo bakujyanyeyo ayo wanyweye aragaruka ukibagirwa n'ibyo watekerezaga byose ayo wonse aragaruka none ibyo byose warumbaje ngo ese ngo rabigeraho ntabwo Corneille Nangaa ari umugabo wo kwica uko wiboneye ikindi uyu ni umugabo ubona nk'umuntu usanzwe yego ni umugabo ufite abantu benshi rwagati mu butegetsi bwa Tshisekedi Tshisekedi yabaye umutegetsi 2018 2019 aza hari abantu yasanze muri iyi guverinoma kano kanya bakirimo bayirimo barakoranye na Corneille Nangaa uyu yari perezida wa komisiyo y'amatora yigenga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuze iki hari abice muri iriya guverinoma bari inshuti z'akadasohoka ndetse bagiyeho ubwo yari perezida wa komisiyo y'amatora icyo tucyanzura abo ntabwo ari abanzi ba Corneille Nangaa ntabwo bari buze kubikira rugituma Tshisekedi ajya kwivuga n'uriya mugabo ku buryo bworoshye bari mu bantu bagomba kumuha amakuru bakanicecekera ati ariko bigenze gutya nta nubwo ndi kubona ari impuhwe Tshisekedi yagize zo kwanga kwica Corneille Nangaa umugabo wari wamaze kugaragaza umutwe uvuga yuko ugiye kujya Kinshasa gukuraho ubutegetsi bw'ikibi nkuko Alliance Fleuve Congo ibi bivuga impamvu yindi buri atapfa kubigeraho avuga yuko ngo ubutasi bwe bwari bwamenye amakuru yiriya hoteli arimo ese ugira ngo bari kumenya amakuru niba hita banamuhitana kandi bari bafite imisiyo yo kujya kumwica n'ubundi ntabwo umushinga wari kuza ari ukumenya amakuru y'ahantu ari ngo basubire inyuma bari kumenya aho ari n'ubundi bagahita bamwivugana bivuze iki bamenye aho ari ariko bagerageza gushyira mu bikorwa igikorwa cyo kumuhitana ubushobozi bwabo bugarukira aho ngaho nyine ntabwo aba bagabo muri M23 ari abantu bo kwica kubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndabica ndabikiza byoroshye wabonye ko bari kubahiga bukware yego ngo bashaka uburyo babafunga nabyo sinzi ko bizoroha bamwe muri bo bashyiriho impapuro cyangwa bashyiriho sanctions n'umuryango w'abibumbye ariko si bose niyo mpamvu nkubwira ngo yaba n'umuryango w'abibumbye nubwo ukomeza sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda kumera nk'uca ku ruhande nawo bamwe bakabafata bakabaha ibihano ariko nabyo ubona bidakakaye barimo ba Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi bagiye batandukanye ariko kumva ibihano sanctions babahaye ntago za affectinga imibereho isanzwe ya buri munsi y'aba basirikare bo muri M23 so ariko ibi bihugu by'umwe bwo mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bashyizemo akaboko kabo bagakoresha imbaraga z'umurengera bishobora kuba byakunda ariko sinteganye ko binda kugashyiramo kuko nubwo bataza hariya ngo babyerure bazi impamvu M23 mu by'ukuri irwana barayizi cyane buriya Corneille Nangaa Tshisekedi amwishe yaba ari irangira rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se na M23 habe naka na gato ntacyo byikora habe rwose ni nko kujya mu rutoki wenda hakaba hari insina yarigiye kwana ukayitema hari abandi bana bayo bari kuzamuka nta naka reka ne kuvuga ngo nta naka na gato wenda abantu bahita babifata muri uwo mujyo ngiye nkubwiye ko biriya bintu byacige kuba cyambere gufusha umuntu ni ikibazo gikomeye gufusha umuntu wari uhedinze abantu kuri yabyo ni ikintu gikomeye cyumvikana ariko wenda naguha urugero ubwo Major General Fred Gisarwa igihe yitabaga Imana ku munsi wa kabiri mu rugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda habayeho gucika intege habaho no abamenye amakuru ariko habaho no kuvuga batese urugamba turugezayo ariko ntihaburamwe abandi bagabo b'abahanga bahita baza bakidetermina bakageza ndetse noneho bakanarwana byikubye kabiri kuruta uko barwanaga nuvuga ngo kiriya cyuho abateye kuko abavuyemwo hari abantu noneho baza bafite misiyo yo kuvuga ngo turagikuba kabiri kuko buriya abantu bose bafite impamvu barwanira are aba bantu uzabatinya kwicamo umwe babiri batatu batanu yego ubakereje ubahombeje ubaciye ni nko kubagabanya mu maboko bari bafite ariko ni nko gukomeretsa intare cyane
reka iryo jambo nibasobanuremo kwica umuntu ukomeye muri M23 k'ubutegetsi bwa Tshisekedi ni nko gufata intare ukayikomeretsa intare yakomeretse ntabwo itangirirwa ubwo kaba kabaye ahubwo mu gihe kano kanya bagihari bose urumva haba hari mu buryo bw'ibiganiro reka turebe uko bizagenda ariko azirongaza ukomeza kubinjira ubamena sukuramo umuntu ukomeye ni kutangira none bo batangira kurwana nta gitangira kuko aka kanya dufite agahenge hagati ya M23 na FARDC na coalition isanzwe yifasha dufite agahenge uretse ko mu kanya mbonye muri Masisi habaye imirwano ariko ni imirwano nyine umuntu ataza ngo avuge ko isanzwe ikomeye nk'indi twajyaga twumva mu mezi abiri atambutse so ntabwo rero kwivugana cyangwa se kuba bashyira Corneille Nangaa hasi none se niba ubizi warakurikiye iyi ntambara kuva yatangira yakongera kubura 2021 Alliance Fleuve Congo ije isanga M23 nije basanga mu bice byinshi cyane none se urambwira ngo icyo uriya mugabo yaje ubundi kintu nabonye cyabaye wenda gisa n'icyabaye kiza ku ruhande rwa M23 nuko bagize umutwe umeze nk'uri gukora ku buryo buri diplomatically babonye igice bakagira n'igice cy'igisirikare aricyo kibarizwamo M23 none ku buryo buri diplomasi deal zikajya zikorwa na Alliance Fleuve Congo urumva wenda kumushyira hasi byabakereza bikongera bigatuma hari n'umutwe runaka basa nabo waba ugiye gukererwa ariko ntago mbona ko biri mu mbone yanjye yuko byabasubiza inyuma no kubakora mu nkokora ariko kenshi bagakomeza kandi bagakomeza kandi ikindi twasezerana nta rugamba rutagira inkomere nta ruhari so wabonye yuko bari kuvuga yuko bagiye kubahiga bakabafata bakabafunga wabonye yuko impamvu batanga ko bataramwishe ngo banze yuko hari abasivili babigenderamo iki gisirikare cya Kongo n'abasivili bake twumva kishe se kuki bo batigeze babatera mu wese noneho abari hafi y'umwanzi ozaranturu y'umwanzi uvuga ko agiye no kubakuriraho ubutegetsi uranyumvisha ko ari we ubutegetsi bwa Kinshasa bwabugiriye impuwe abo basivili batuyaho kandi tubona abasirikari ba FARDC baza bakica basivili nta n'umwanzi bari kumwigoma ntabwo iyo nge nayibonye nk'impamvu ikomeye nayibonye nk'impamvu yo kuvuga ngo ubushobozi bwabo niho bwarangiriye ubushobozi bw'igitasi cya FARDC nge mbona ari hariya bwarangiriye mbo tugarutse kada hari uburyo amakuru byakomeje kuvugwa ndetse twanabivuzeho amakuru twari dufitiye facts ko Tshisekedi ari mu Bubiligi none akabashaka kwiyunga n'abafaransa ibi bintu bo ni cya kintu twaherewe gikomeye abonye ko agiye kugira uruzinduko mu Faransa bagiye kurumira habiri ntagashye nk'umugabo ukunda kuba ibisubizo bye byinshi biva mu maboko y'abandi ntagashya kuko agiye ku Gipari ababirigi bari ku butaka bwa Kongo anakubutse mu Bubiligi vuba aba ni ababosi be bose agomba ategetswe kwita bisa yari yose cyane ibyo bamubwiye kandi ategetswe kubishyira mu bikorwa so nigeze kukubwira ngo yaba UK United Kingdom France memu nabo babirigi nabonye urumva ababirigi yo baza kugira icyo bakora ku Rwanda gikomeye bari kwanguriya ambassadeur Rwanda rwari rwateguye Vincent Karega ariko ntibanasaba u Rwanda ngo mushaka undi ambassadeur banze Vincent Karega kubwikiraka bari barimo ku butaka bwa Kongo kuko ntabwo bari kubabaza Kongo kubw'ibyo bakeneyeyo sorry to say this niba wenda harari ukurenga umurongo muraza no kumbwira mu bitekerezo ariko Kongo ni nk'umwana w'ikinege imbere y'ibi bihugu by'amahanga cyane cyane by'uburengerazuba ni nk'umwana w'ikirenge ariko on discipline sinzi ibi bintu hari niba mbuza akantu bavugamo kugira ngo wenda mbivuge mu mvugo ira propre Kongo ni nk'umwana w'ikinege ariko wifata uko yiboneye ugora ababyeyi reka mvuge gutyo kuko ni wa mwana tugira duti nitutamwitaho ngo tumurere neza nidutumarira nidutumahogora umuryango urahomba byinshi nuko Kongo treating ibihugu by'uburengerazuba gusa nayo ikabura abacura bwenge beza bo kubyaza umusaruro kwa kubimeze nk'umwana w'ikine ku mpamvu ebyiri nahite mbabwira aka kanya nigeze gutangira mabwira akantu ndibuze kubinjizamo mukumva neza ngo umwongereza atinya u Rwanda n'umufaransa agatinya u Rwanda n'uwo mubirigi ku mpamvu yi wahe tugira utesere bwako tubona igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gito ko tubona ubwo nawe ntutangiye kurushyira umwanya rutarimo u Rwanda ni umufatanyabikorwa mwiza u Rwanda ni umudira mwiza ndetse u Rwanda yaba na ground nziza gukuraho ibikorwa byawe kubera impamvu nyinshi namwe muzi twaje tuzivuga iya mbere ni impamvu y'umutekano yego iri clear cyane iya kabiri ibikorwa remezo buriya bigendera ku mutekano aho u Rwanda visionary rugaragaza yuko gukora wabonye IDPRS yego none se ziriya gahunda zose inyinshi nizagiye zikozwamo ibirenge ubu bakoresha yitwa NS21 National
strategy for social transformation uburyo bafata bashyiraho imigambi nk'iya 2050 irahari uburyo basetinze ibyo igihugu kizaba kigezeho kandi bagashyiraho n'uburyo bizagerwaho ibyo rero akenshi iyo ubishyize wenda mu buryo bwa business ukabyereka aba bashoramari batavuga ati dukurikije ibyabanje Vision 2020 yarangiye tukareba uburyo iyo EDPRS tukareba NS1 yakozwe tukareba noneho niba ngibi mutuzaniye ku meza tubafitiye icyizere aho niho nakubwiye ikindi Rwanda rwabaye icyo navuga summit hub cyangwa se igicumbi cy'inama zikomeye ku mwisi icyo ni ikintu gikomeye cyane urugero hari akenshi nabibonye muri Kenya iyo president ari butambuke agenda byigana n'abantu n'abanyabanyagihugu si abantu babiyego ntibaze kuvuga ngo abanyesoko ari umuntu atanga urugero ati none niba ariko nkatwe urabizi naganiriye igihe Cogamu yabaga hano naganiriye n'abantu barambwira ati impamvu mu Rwanda dukunda kuza kuhakorera inama nuko dusanga iyo hari n'inama traffic police ivuga ngo uyu muhanda urakoreshwa n'abantu bajya convention center bari bukoresha uyu muhanda izindi modoka zisanzwe z'abantu ku giti cyabo ziraca muri imihanda zitwara abagenzi zirakoreshwa uyu muhanda ugasanga ni ibintu biri well organized protocol yakoze akazi kayo sibyo turacyakomeza kuvuga impamvu wakwiye kuza mu Rwanda icya gatatu gikomeye cyane u Rwanda it's very easy to compare iki gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu basangiye akarere meme no ku butaka bwa Afurika turafata u Rwanda rwo mu myaka 30 tugafata n'u Rwanda rwa mbere wo mu myaka 30 ni igihugu n'ubundi cyari gisanzwe biriya bihugu bigifite mu biganza France yari ririmo abo babirigi bari barurimo n'abongereza kuko bari muri Uganda bari hafi yacu amateka yose barayazi none bafata iki gihugu cyo muri iyo myaka ya mbere ya 30 bagafata n'iyi myaka 30 bakumirwa bagahita babona impamvu irenze imwe yo kuba u Rwanda bategetswe amahitamo yabo nyine menshi arabahatiriza kugira u Rwanda nk'umufatanyabikorwa muri deal iyo ariyo yose mpuzamahanga we n'umuntu yaragarukira aho ngaho none ibyo ngibyo urumva biragonganisha bine bihugu by'uburengerazuba kugira buti none se dukeneye gusarura muri Kongo icyo ni kimwe ni tutahasarura se turarya iki so none bakagira bati ariko rero nanone turasarura yose hanyuma n'ubuhe buryo bwiza bwo gutembera Afurika no gukorera deal muri Afurika harimo izo nama zikomeye zigomba kubera ku mugabane wa Afurika umugabane umeze neza buri mugabane wa Afurika umeze neza haba muri klima n'ibindi nk'ibyo byose bakabona nta mufatanyabikorwa muzima wo kwifashisha uri ku rwego nk'urw'u Rwanda amahitamo yabo nayo rero birarangira ari hamwe nababwiye ngo gutinya u Rwanda muze reka mbikire muri context yo kurwubaha wenda kugira ngo bimvugo nyiza cyangwa inyito nyiza kuko ndabiza abantu mugira amarangamutima hari abahita babyirukankana mukabijyana mu zindi nyito reka nkoreshe kurwubaha noneho uko kuba u Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza niho wabonye ko nk'ubwongereza inteko ishinga amategeko barateranye bahumugisha iyi gahunda yo kuzana abimukira kandi ibihugu byanzura ko byubahiriza cyane agateka kazira muntu cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu abongereza bakabihurizaho n'abanyamerika n'abo bafaransa noneho rero abantu bakomeje kwibaza ngo kubera iki President Emmanuel Macron ariwe watinyuka akajya imbere y'izi ntiti mu Bufaransa ati kohereza abimukira bavuye ku butaka bw'ubwongereza ni ukugambanira umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kuko nabyo yabivuze arongera anavuga ngo ibi ni nk'urwenya ati kandi ibi nta nicyo bimaze abantu barumirwa bifata ku munwa ati ibi bintu birashoboka se ni Macron wavuga gutya gahunda Kigali irimo ariko gahunda irimo ntabwo ari urwango rwa Macron ko mutera nubwo wenda nta byita urukundo ngo njyeho mu mamashi political issue is the one ariko ikindi kintu gihari gikomeye iki gihugu cy'Ubufaransa kubera bimukira cyahabwaga amafaranga n'agafaranga menshi ya buri mwaka yatangwaga na United Kingdom bivuze iki gufata abimukira ukabakura ku butaka bw'ubwongereza sibyo benshi ndetse n'uwinjiyeyo no mu bikurikiyeho akajya yurizwa indege akazanwa mu Rwanda ya mafaranga yinjiraga muri kese muri leta y'Ubufaransa amwe ari buhagarara ashobora no kuri bukurweho burundu cyane none urumva atari diri y'Ubufaransa sifuye none se President Emmanuel Macron muze kugenda murebe GDP y'Ubwongereza n'iy'Ubufaransa bihuriye habe n'akaragato GDP y'Abongereza barabarenzaho tiriyari na tiriyoni 400 kuko Abongereza bagera muri tiriyari 300 na tiriyoni 400 mu gihe Abafaransa bakiri muri ebyiri urumva ayo mafaranga menshi baba bagiye guhomba n'ubundi byose babazagenda bagashyira mu musaruro mbumbi igihugu gishobora kwinjiza kuko turajya ushobora kubara GDP ukabara na gross domestic product cyangwa se gross national product byose ukabara zose ni inyungu z'igihugu ayo mafaranga rero niba Abongereza batangaga mu Bufaransa
nahagarara kandi icyo gihe haraba harimo ukuboko k'u Rwanda cyane bariya bongereza bazaza bano bimukira bazava mu Bwongereza baza mu Rwanda bazajya batungwa na guverinoma y'Ubwongereza cyangwa leta y'Ubwongereza bivuze iki ayo mafaranga yayaga i Paris azaza i Kigali none se ni hehe makoro atari bujye imbere y'abantu babwira ati gahunda no kugambanira ubumwe bw'Uburayi ati nta kimaze n'urwenya n'ibindi nk'ibyo uko arahombye murabyumva neza arahombye ku buryo bukomeye cyane ikindi kuvuga yuko ngo kuzana bariya bimukira ngo ari uguhemukira cyangwa se kugambanira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi none se ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi nibo bungukira he mu gukomeza kwinjiza ababimukira bava ku butaka bwa Afurika binjira hariya mu buryo butemewe n'amategeko ntabwo ugiye kubara neza nta wabona wenda nk'Abafaransa uzasanga abantu benshi baba baravuye muri ibihugu mu buryo butemewe n'amategeko bakora uturimo tubi tw'ubucakara twa tundi nyine abiyo banze abita fucking jokes sorry to say so mu ndimi z'amahanga niko babyita nta wagutera amabuye ni mu ntera amabuye ni twa turimo twita tubi akenshi ubusanga tudakorwa na kavukire zo muri bya bihugu rero abayumva ko ibyo byose baraza kugabanuka umubare wabinjiraga ariko ikinini gikomeye ntabwo ari ibyo byo kuvuga ngo Ubwongereza ngo butatiye ngo ayo masezerano ya European Union no what ni aya mafaranga United Kingdom yatangaga kuri guverinoma y'Ubufaransa kubera ino gahunda y'abimukira babafashaga gukumira turiya twatu dutoya twacaga hariya muri iriya kanari y'Abongereza kuko kanari y'Abongereza se nubizi kuri hagati y'Abafaransa na United Kingdom kandi buriya bwato bwinshi niho bwinjirira abo bitaniye rero cyangwa se bikanga baraza bagakererwa gati ku Bufaransa gahunda zacamo bakongera bakurira mu twato bakinjira mu Bwongereza kuko United Kingdom ni igihugu gikize tunareke nibi tuvuga bya zaho muri Kongo nabo gabo bifitiye zaho nyinshi cyane bazirusha Abafaransa ntago rero bakeneye Kongo nabo kujya ariko ntago bayiririye cyane nkuko Abafaransa bayiririye cyo rwose namwe muze kwikorera ubushakashatsi kuko mwabonye ko n'igihe Abongereza bavugaga ngo M23 nihagarike mu maguru mashya ibitero ntago bigeze bavuga ngo baranavuga ngo n'abari kuyifasha bose nibahina karenge sibyo n'abari kuyifasha bose nibahina karenge ariko mu byukuri ntago noneho bigeze bo ntibatunze agatoki u Rwanda ariko reba Charles wa gatatu aje akavuga ngo u Rwanda nirwo ruri gufasha M23 agiye kohereza bimukira iyo ibyo bintu byashoboka yabari conspiracy cyangwa se ubugambanyi yabiri conspiracy ihita yumvikana n'ubugambanyi controversial none abantu kuvuga ese noneho diplomasi zirimo zirakora gute rero bagize bati M23 nihagarike ibitero kwataka ibindi bice ati n'abayifasha bose bahagarare batuze ibi babivugiye mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye aho abanyekongo bari bajaganyuse bagira bati dore nta genocide yabaye ku butaka bw'u Rwanda dore ABCD n'ibindi nk'ibyo byose byagoranye ubuse Tshisekedi we kujya muri France birimo iziha avantage ku kijyanye n'umutekano wo muri Kongo mu kuri kwa nyako baturage banjye bene wacu bo mu karere k'ibiyaga bigari kubemeye ko twicarana kuri aya meza y'ibiganiro muri ubu buryo imyanzuro myinshi Tshisekedi afata niyo yagiye afata aho ni ku bwanjye nka Rugamba uzanziza ibintu ngenza abandi ravuze ibyo nagerageje gukurikira nta na kimwe ngiye muragize afatwa ku bw'imyanzuro ye turahera ku itariki ya 31 asoza kwiyamamaza muri Saint Therese Kinshasa icyo gihe yavugaga yuko ubundi nibarangiza amatora batazanategereza kutangaza uwatsinze azaba yamaze kurasa Kigali mu gihe 23 izaba kiri gufata santimetero hariya cyane azaba yamaze kurasa Kigali azaba yakuyeho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse azarasa Kigali atavuye igoma nuko bamaze gutangaza yuko ari utsinze ararahira abaturage bamubaza ati kutararasa ati hoya twaratekereje dusanga ibintu bivuze ngo haba hari inyuma y'abantu babwira ngo kora ibi cyangwa bakavuga ati bya bintu twize inyigo nabi ntabwo bishoboka nawe agahita akavuga ati ntabwo bishoboka ntabwo ibintu byinshi Tshisekedi ubikora ari we ubikora hariya ko niko mbibona kujya Paris rero n'ubundi ni kwa gukomeza gukomanga no gusaba umusada kuko yatangiye gusubira inyuma gushaka n'amaboko akomeye abo yiyambaje mbere nta kintu bamufashije Sadek nta cyo yamutabaye nta cyo yamufashije izo Blackwater izo Wagner nta cyo zakoze niyo FDL nta kintu iri gukora kigaragara so rero afite impamvu irenze imwe yo kugira gute yo gukora ibishoboka byose akajya gushaka amaboko i Paris nese arafatanya n'ababirigi kandi cyane abanyaburayi n'abahanga ku buryo bahurira ku isahani imwe bagasangira nitumenye wacuze undi cyane rubaya ni nini bro ku buryo washyiramo umubiri none se abataliyani ni bariyo
ni nini ntacyo bizanangiriza. By the way, none se bakoloniza Afurika ntibagabanya Afurika ku buryo bworoshye cyane. Naka kanya kwigabanganya ibirombe byo muri Kongo. Bano bahanga bo mu burengerazuba barabikora cyane. Barabikora rwose. Niyo mpamvu rero yagiye kongera gutira izindi mbaraga, kuko we na n'ubu naragaragaza yuko yenda gukura akaboko mu ntambara. Ababirigi ejo bari gutoza abasirikari be, aragipari gukuraho ibikoresho cyangwa indege z'intambara. Yene niba buri zo bamukuburira zari zisanzwe zagiye zirwana muri ariya ma operation y'igisirikare cy'Abafaransa cyagiye kijyamo. Ubundi hari indege zisanzwe muri Kongo bajya bita fulafula, ngo n'uturambo indege z'imizi ubusanga zaragurutse imyaka myinshi cyane, zasaziye i Burayi, zasaziye muri Aziya, muri Amerika, zose usanga zose ziri muri Kongo. Yego. Ubwo rero bamuhaye indege nshyashya, undi muvuno zo kwifashisha mu gisirikari muri izo operation ari gukorera zose zo muri Kongo. Ariko nje ukuntu mbibona ku bufatanye bw'Ububirigi na Ububirigi n'Ubufaransa kuri Tshisekedi, ndabona n'ubundi bizatanga ubusa, ahubwo bizafata ubusa, kubera ko bariya n'ubundi bazaza bishakira imitungo kamere. Ukuri kwa nyako. Yego. M23 muze kwicara neza murebe kuri no nshuro ngo iri hehe. Iri supported n'abantu benshi cyane babarizwaga muri UDPS. Yego. Kandi majority yabo bari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Sibyo, majorities bari gukomoka ku bihugu biri ku mugabane w'Uburayi. Abandi bari muri Amerika na za Canada. Iki ni ikimenyetso cy'uko M23 y'aka kanya ndetse na Alliance Fleuve Congo irimo imitwe ya politiki irenga 17, ntabwo ari abantu baciritse bo gufata gusa ngo uvuge ngo ni abantu urasubiza inyuma gutyo byoroshye. Na cyane yuko ngiye naje gusanga nubwo bano bagabo bahoza amaso Kigali, biriya bintu bintera ndibaza nti apari yo kuba nta bantu bafite experience yo kumenya ngo ninde waduteye, ninde uturwanya, bagahoza ariko usubuko ku Rwanda nirwo rujunguje iki gihugu cya Kongo y'imyaka 2 yose rwiyicariye gutya, narwo Rwanda no kubihakana gusa. Kongo iranga yivuga yuko u Rwanda rwo rwayizengereje. Nukuvuga ngo bano bantu nibi bihugu biba biri kubabwira ngo nibishoboka ibi ntibyakurwa ABCD, nabo ubwabo mu buryo mwe cyangwa ubundi bafite impamvu irenze imwe yo kuba bafasha M23 kubera M23 niramuka igeze kukishaka. Yego. Ibi bihugu biri kugaragara biyamagana bizamufatanya bikorwa, kuko M23 koko iramutse ishyikiriye mu biganza byayo kirwanira nawe yabamufatanya bikorwa mwiza w'ibihugu by'uburengerazuba, kuko nabantu bagaragaza yuko bashaka kubiridinga mbese no gusekiriza Kongo. Kandi impamvu tutabona ishoramari rikomeye mu ibi bihugu, tutabona amadiri akomeye, tutabona mwizo nama mpuzamahanga nkuko tuzibona mu Rwanda wenda n'izindi nkeya muri Uganda, ibi byose bishingiye ku mitekano mikeya ibiri muri ibi bihugu. M23 rero uzaremo mu bicirimo ibintu na amahoro, kandi ukanya ushatse wagiye ugashora imishinga. Aba diaspora bose binjira muri Kongo baraza bashirira muri M23 movement z'abaturage nazo ziri bivuze ngo nyuma y'iki gihe hari amahirwe menshi yuko iramutse igeze kukishaka bariya bazaza n'ubundi bayoboka M23. Tugeze ku musozo rero, reka mbabwire ngo wakoze kuza, reka dusoreza aha nakagaruka. So urakoze nawe, ntekereze ko ibyo twari kuganiraho, ariko icyo kintu namwe muzi kugitekerezaho. Ngiye kuba nababwiye ati ibihugu birasa nk'amahitamo yabyo ari reka navuze ngo gutinya tubireke kubaha u Rwanda. Ni umufatanyabikorwa mwiza ku butaka bwa Afurika. Ibyo byose biragendera kuri smartness, visionary. U Rwanda ruriteguye, ndetse n'imishinga migari u Rwanda rwagiye rukora iya mbere yagiye ishyirwa mu bikorwa. Ni umufatanyabikorwa mwiza rero wuko Ubufaransa nubwo buri buvuge kuriya burabizi neza yuko ari ukwigiza nkana, ndetse sometimes hari n'igihe usanga ari ukurengera izindi nyungu banga ko zakangirika mu buryo mwe cyangwa ubundi, ariko u Rwanda ruri mu nguni zombi. Yes, nge nuko bimeze. Murakoze cyane. Dusubire ubutaha.